tuyakurikizaho undi munyarwenya ni umusivile ariko yitwa Koporo. Muri tari tumwakire amashyi menshi cyane, twakire Koporo. Guys, you're listening to the band by the band is the truth. Got the beef, got the humble, man. Command listen, just so got the captain straight small size by the big deal. Mr. Maso in progress. He's the coolest thing I belong for him. He's also dangerous boy. He stays in your mind from yesterday till the end of your life. You know him today and you remember him tomorrow. Are you ready, guys, for incredible person himself, the couple, all the way from Igogwe. And now he's the building of Gents Comedy Show. Ladies and gentlemen, give love, make some noise, and the push together for the one on way. The couple of mama way. Sinzi aba bastari bacu hari uburyo baktingamo uko tubona kuri kamera burya no mu buzima usanzwe niko bameze. Ejo bundi nagiye gusengera muri ADPR, igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana kigeze, diakona aravuga ngo bakristo bavandimwe tugeze mu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, ariko twagize amahirwe duterana n'abigisha babiri. Ni muri uwo mwanya abo bigisha rero bagiye kutwigisha ijambo ry'Imana, twe ntago twari tubazi. Diakoni yagize ukuntu abakira. Muhinde ngwino mbere diakoni ho gato nkwereke, sinzi niba ibyo navuze wabyumvise cyangwa wenda ntibyari byakugiraho, bishobora kugiraho nk'ejo. Muhinde wansubiramo byaciye hejuru. Yego, wavugiye hejuru nyaboneka. Navuze ngo aba bastari tubona yego kuri kamera burya no mu buzima busanzwe niko baktinga. Yego, nagiye gusenga ahantu biba ngombwa ko ari bo bigisha ijambo ry'Imana. Diakoni yaravuze ngo bakristo bavandimwe twateranye n'abigisha babiri, niyo mpamvu uyu munsi nibo bari butwigisha. Noneho diakoni aravuga ngo tugiye guhera ku wa mbere, aramwakira. Ndagira ngo ube diakoni ubivuge nkuko nabivuze, umwakira wa mbere ndaza kubwira wakire no wa kabiri. Ubwo twagiye. Uwa mbere nazinagira yitwa Mwanafunzi. Yitwa Mwanafunzi. Yego. Mwakire afite ukuntu yinjiye nta no kubanza yavuga ngo isabato nziza ngo Yesu ashimwe ngo haleluya. Haleluya. Haleluya bene data, abakristo bene data, haleluya. Haleluya. Nago ndi kubumva muzamuri ibiganza byanyu hejuru muvuge ngo haleluya. Nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi twagiriwe ubuntu bwo kuba twakiriye abavuga butumwa babiri. Nagira ngo twihuse cyane mumfashe twakire umuvuga butumwa wacu yitwa Mwanafunzi. Amashyi menshi kuri Mwanafunzi. Ndabashimiye ko urimo kunyumva. Muri uyu mwanya wa none twateranye, nubwo twateranye ariko hari amamiliyari y'abantu hirya no hino ku isi nabo bateranye. Nibyo wabyumvise neza, nabo bateranye. Guterana ni iki? Guterana ni igihe abantu barenze umwe bicaye hamwe bakavuga ku ijambo ry'Imana. Tukivuga ku byo kuvuga ku ijambo ry'Imana muri aka kanya natwe iryo jambo ry'Imana reka turivugeho. Ubundi ngo mbere na mbere Imana yaremye umugabo imurema Adamu, maze mu gihe gitunguranye mu buryo itateguye irema Eva. Nuko umugore yaje kubaho. Ushobora kwibaza ngo ni gute Imana yafashe umwanzuro wo kurema umugore kandi rifite gahunda yo kurema umugabo gusa. Nkivuka kuri iki kibazo amamiredi y'utunyangigo tw'ubwonko bwanyu ahise yerekeza ku irari ry'abagabo. Nibyo wabyumvise neza, irari ry'abagabo niryo ryatumye abagore babaho. Bagabo muri hano mwebwe nanjye dukeneye kwibaza tuti ni gute twisanze ahantu. Mwakoze kwigana nanjye ijambo ry'Imana. Nitwa Mwanafunzi. Ndabashimiye. Akiri undi mwigisha yitwa Kasuku. Tubanze dutokeshe Satani mbere yo kuba. Izina rya Yesu toka shitani. Bakristo bene data, umuvuga butumwa tugiye kwakira muraza kwitwararika. Amashyi menshi cyane twakire Pastor Kasuku. Ibihe byiza kuri wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV. Uyu ni wa muhungu w'Abanyarwanda Jessica Mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore. Abanyarwanda kazi manje kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana nyagasani gukomeza kubana namwe aho muherereye hose. Maginga yanga ndagira ngo murabibona neza ko turi kwiga ijambo ry'Imana. Ariko nubwo turi kuryiga narababwiye ngo nta wundi muntu wari bigisha. Abwiye ngo ngiye wa Mipango ndabigisha murakana. Twe turi crazy we blood.
ubundi narababwiye ngo ibi byana yabiza gukirana muri ibi bintu bitarize nibyo byica ibintu ubundi wasanga nta na Bibiliya muba mufite ubu mufite Bibiliya njyewe ndayifite papa unaipata kutereza Samsung unaipata papa bayita Bible hanyuma tudatinze munyemerere kuba zifite turambure muri Mariya ibice 5 umurongo w'icyabiri niho havuga ngo ushimishije Imana nayo iragushimisha cyane papa ngo ariko nanone iyo uyibabajira kureba ikavuga ngo uyu mwana wanjye bitewe n'iki mwoka byaramwe maze ikicara hasi ikavuga ngo yewe data we Imana ihora ihoze iyo uyibabajira agenda ikagukandamo ikagutera kakude turuno gake gake boro uwo ni Kasuku hanyuma sinzi iri tangazamakuru nkunda gukora ku itangazamakuru kuko ndiwe nubwo nta kazi mfite aba banyamakuru bagenda badutenguha abanyamakuru cyane cyane aba showbiz ejo bundi The Ben yagiye gukora igitaramo kuri Severante muri Uganda ari kuza ku kibuga cy'indege hari uburyo twe twiteze ko abanyamakuru bari buze bakamubaza ese igitaramo cyagenze gute ese indirimbo we expectingaga ko bakunda niyo bakunze ese nyine byagenze biti nibyo bibazo twe twiteze ko abanyamakuru bamubaza ariko ibibazo bamubajije ukumva ntago ari ngombwa reka nze mpamagare Muhinde aza mbere The Ben ako se wabake n'isoro wowe ngwino mbere The Ben nkaho uvuye hanze muri Uganda uvuye mu gitaramo hanyuma mbere ko ukuntu umunyamakuru bita Pastor Claude yamubajije Pastor Claude yasanze The Ben bari kumubaza abandi banyamakuru afite ukuntu ahita yinjira muri kamera z'abandi nanjye nabaza murakoze abantu bari kutubona cameraman tayari abantu bari kutubona muri kubona ko turi kumwe na The Ben avuye hanze mu bitaramo harya ni muri Sweden ati nta kintu ashaka kubitangazaho ariko turaza kuhamenya ndibutse madamu yarambwiye ko ari muri Uganda uvuye mu bitaramo turagira ngo tubanze tukubaze ese bitaramo uko wagiye kubikora kuri Severante ubundi mbere na mbere Pamela mubanye gute Pamela n'igitaramo bihuriye ati nta kintu ashaka kubitangazaho ariko nta kibazo turabaza ku by'igitaramo dushaka kumenya The Ben ubundi wabakunda Bruce Melody twarakoranye no mu gitaramo ndakeka warabibonye ntacyo dupfa kabisa ati ntacyo bapfa yabaho aradusubije noneho Pastor Claude ntabwo nsebye ikindi kibazo dusoza The Ben ikindi kibazo nakubaza ese kira gitaramo ko twabonye ko cyagenze neza ese ubundi iyi misatsi wayikoresheje ngahe uwo ni Pastor Claude ariko twaje gusanga iyi showbiz yicwa n'abantu hari abanyamakuru bayica Pastor Claude n'umuhungu we umuhungu we muramuzi nta kibazo ntimumumenye hanyuma si muri showbiz gusa hari abandi banyamakuru badutenguha bakabaza ibibazo nako bakavuga amakuru ukumva ayo makuru nawe wayishakira hari abanyamakuru bantengukiye bamwiteganyagiye bundi imbere yarazaga akavuga ati okay ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe Meteo Rwanda cyatangaje ko ku itariki 26 z'uku kwezi mu gihugu hose arumvikana wenda haragaragara imvura idatanga inkuba ukumva na makuru bashakashatse ariko ejo nateze amatwi radio nagiye kumva amakuru umunyamakuru azanye nkumva nta hahuriye n'ibyo barimo nyine ayo makuru ntago nawe ubwawe wayishakira ntago mvunye pe numvise amakuru barangije politike byose sport n'ubuzima bahita bakirunguwo wo mwiteganyagiye araza abafite ukuntu barondogora akarasa ku ntego amakuru kaza ugasanga nta kirimo umunyamakuru yaraza ati okay mwakoze cyane reka dusoje amakuru ariko munyemerere dusoreze ku makuru ajyanye n'iteganyagihe bagahita bamwakira uza amagambo arondogora nagiye kumva numva baravuze ngo mwakoze kubana natwe muri aya makuru reka twerekeze amakuru ajyanye n'iteganyagihe ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe Meteo Rwanda cyatangaje ko ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 ku isaha y'isa 2 kugeza ku isaha y'isa 10 z'umugoroba mu gihugu hose imvura ishobora kugwa cyangwa ntigwe ubwo imvura nitagwa izuba rirava niritava sizi ko biraba byagenze ariko kuko ndi kubibona ndi kubona imvura ishobora kugwa thank you so much to the Koporo online niyo deal muraho neza ubu ngubu Samsung 250 iramenyesha ko online ariyo deal ushobora gukenera product yose muri Samsung 250 ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo TikTok na Instagram twitwa Samsung 250 Rwanda none ikiza cyuko ushobora gupurchasingira product online uko ushobora kuyibona ku giciro
kiri hasi cyane kurusha icyo kuri shop, ikindi kandi ushobora kubona free delivery. Online ni your deal.